Hari umunsi mu minsi 7 wagiye utera abantu benshi impaka, ubwoba bwihishe n'urujijo rugaruka mu mateka y'isi kuva kera na kare. Uwo munsi ni ku Cyumweru, uwo munsi usa n'uworoheje ariko wubatse ku mishinga ya kera, imigenzo y'amadini akomeye n'inkomoko ifite amayobera akomeye benshi badasobanukiwe. Bivugwa ko kuva mu gihe cy'abanyamisiri ba kera, umunsi wa mbere w'icyumweru wahabwaga icyubahiro kidasanzwe. Wari umunsi w'Imana y'izuba. Uwo munsi ntiwari uwo gusoza ibyumweru by'imirimo, ahubwo wari umunsi wo kubonera umwuka. Uwo munsi umutima w'umuntu wagarukaga ku mbaraga zitaboneshwa amaso. Iyo migenzo yakomeje guturuka muri Babiloni n'i Roma, aho izuba ryafatwaga nk'ikirango cy'ubuzima, imbaraga n'ubwami. Byateye impaka mu gihe cya Roma ya Gikristo, ubwo umunsi wa mbere w'icyumweru wahindurwaga Dies Solis, umunsi w'izuba, ukaza kugirwa umunsi w'amasengesho n'ituro ku Mana nshya abakristo bemeraga. Ibi byahinduye amateka. Umunsi w'izuba wabaye umunsi w'Imana. Ariko hari igice cy'amayobera gikomeye. Kuki imbaraga zikomeye, ubwami bwa Roma, amadini akomeye n'imico yo hambere byari bihuriye ku munsi umwe? N'iki umunsi uhisha mu mitekerereze y'abantu? Kuki ugaragara nk'uworoheje ariko wuzuyemo imbaraga zose zitegeka imico y'isi kugeza n'ubu? Amateka yerekana ko buri gihe ku cyumweru habayeho byinshi bidasanzwe: imigenzo yo gutambira izuba, imihango yo gutangira ibyumweru bishya, imihango y'ibanga y'ubwami bwa Roma, ndetse n'ihindurwa ry'amategeko y'iyobokamana bwite rya bamwe. Abahanga b'amayobera bavuga ko uyu munsi ugira imbaraga zihambaye, umunsi uhuza abantu n'icyo abantu batabona, umunsi imbaga yose itangira imirimo mishya ariko igakomeza kumvira imbaraga z'ibanga zayishinzeho amateka. Ku cyumweru umwuka w'amayobera udukururira ku bitekerezo byihishe biri mu bubasha bw'izuba, imigenzo y'amadini ya kera n'imbaraga z'amateka yahinduye uburyo umuntu abaho. Uyu munsi uba usa n'uwisanzuye, ariko buri gihe ufitweho ijisho n'amateka y'ibanga yahinduye isi mu buryo bwumvikana n'ubutavugwa. Ku cyumweru ntabwo ari umunsi gusa, ni igice cy'amateka ahishwe, umunsi w'imbaraga zabaga hagati y'abantu n'ibitari abantu. Muri ako gahinda k'umutuzo w'umwijima niho izina ku cyumweru ryahindukiye nk'ijwi rivuga mu mwijima, rikubwira ko hari byinshi bitigeze bisobanurwa, byinshi byahishwe n'ibindi byinshi byagiye bitizwa umurindi n'abami, abahanuzi n'abasizi ba kera. Ku cyumweru si umunsi wo kuruhuka gusa, si umunsi w'amasengesho gusa, ni urufunguzo rukingura amarembo y'amateka ahishe. Niyo mpamvu abahanga b'amateka b'ibanga bahora bawushinja kuba umunsi w'imbaraga zizengurutse isi mu buryo bw'umwuka. Inkomoko y'umunsi w'izuba ni iyihe? Ahantu byose byatangiriye nihe? Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse ibyabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka, ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi shene yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Njye ndimo Girabanga ati, umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Kuva mu misozi ya Nubia kugera mu butayu bwa Misiri, kuva mu birunga byuzuye amashyamba ya Ethiopia kugera mu marembo ya Mesopotamiya, abantu b'ibihe bya kera bafataga izuba nk'ikirango cy'ubuzima. Izuba ryafatwaga nk'igisekuru cy'Imana, umutima w'imbaraga zose ziheka isi. Abami bagiraga imihango yo kuritangiraho ibitambo by'ibanga bishobora kurenzaho imiborogo y'imbabare n'ibitambo by'abagiye bagashirira mu mwijima. Mu Misiri ya kera, umunsi wa mbere w'icyumweru wari uganjwe na Ra, imana y'izuba, nyir'ububasha wambara ikamba ritwikamwe n'umucyo ukomeye. Abahanuzi ba Ra bavugaga ko umunsi wa mbere ari wo wahuzwaga n'imbaraga z'ikirere, kare wo munsi imbaraga z'izuba zabaga zihagaze hejuru y'isi mu buryo burusha ubundi bwose. Ibyo byakurikiwe n'ibihugu bya Babiloni na Ashuri. Ku bantu bo muri Babiloni, izuba ntiryabaga ari ikintu kigendagenda mu kirere gusa, ryabaga ari umubano hagati y'abantu n'ibindi biremwa bitagaragara, umubano uhora uhuza ubuzima n'urupfu, urucyahiro n'umwijima. Umunsi wa mbere ku bantu bose wabaga ari umunsi w'izuba, umunsi w'imbaraga ziba hejuru y'amategeko y'isi. Nicyo gituma mu ijambo ry'ikilatini ryakoreshejwe n'abanyaroma Dies Solis bisobanuye umunsi w'izuba, ndetse bongera no kubivuga mu cyongereza Sunday, ijambo ririmo amagambo abiri, harimo sun izuba ndetse na day umunsi, bahita bawita Sunday, umunsi w'izuba.
Roma yagize uruhare rudasanzwe mu guhindura uyu munsi. Mu gihe cy'ubwami bwa Roma bwa kera, igihe cy'imbaraga za mitrayizm, idini ry'ibanga ryubakiye ku murimo w'indwanyi n'abami, umunsi w'izuba wabaye umunsi w'ibanga ukomeye kurusha indi yose. Hari kuvuga ko mu mihango y'ibanga ya mitrayizm, abari babigize bari barahinduriwe ko izuba ari ishingiro ry'imbaraga zigenga icyerekezo cy'abantu, ko igihe cyose izuba riramutse riguye, isi yose yahita ihinduka umwijima w'iteka ryose. Iyo mihango yahuzaga abami n'ubwami bwa Roma kandi ntiyigeze imera nk'indi yose. Mu marembo y'ibanga ya Roma hari ibitabo byabo byanditswe mu mvugo y'amashusho bivuga ko umunsi wa mbere ari wo munsi imbaraga z'ikirere zihuza isi n'ubwami bw'imyuka. Byari ibanga rikomeye ryahishwaga rubanda kugira ngo ritagirira nabi ubutegetsi bw'isi, kuko bamwe bavuga ko uwo munsi ari wo wateguraga imihango y'ubwami ku mbaraga z'ibanga, yatumaga impera z'isi ziguma mu mwijima. Igihe abakristo batangiye kwaguka muri Roma, habaye guhangana gukomeye hagati y'umunsi wa karindwi ariwo sabato n'umunsi w'izuba ariwo ku cyumweru. Mu mwijima w'amateka hari ibimenyetso bivuga ko kuvanaho imbaraga z'umunsi wa karindwi byari igikorwa cy'imbere mu idini cyo guhisha ku mugaragaro icyari kimaze imyaka ibihumbi, cyubahirizwa n'abizera b'ijambo ry'Imana. Ibyo byari impinduka zitangaje mu gihe abizera ba mbere bishimiraga umunsi w'isabato. Abami b'Abanyaroma n'abayobozi b'idini bashyiraga imbere umunsi w'izuba. Ubutegetsi bwa Roma bwari bukeneye guhuza imico itandukanye y'abaturage babo, bityo umunsi w'izuba uba urufunguzo rwo kubaka ubuhake bushingiye ku idini no ku miyoborere. Mu mwaka wa 321 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, umwami Constantine yashyize itegeko rivuga ko umunsi w'izuba ari wo munsi w'ikiruhuko, ari umunsi w'amasengesho, umunsi w'ubutungane n'umunsi w'ubuyobozi bw'ibanga ku bwami bwose mu isi. Ibi byabaye impinduka zihishe mu mwijima w'amateka, zifite agaciro kurushaho uko abenshi babizi. Abahanga b'amayobera bavuga ko kugeza n'ubu harimo ibisigara bake by'iyo mihango. Igitekerezo ko ku cyumweru ari umunsi utari uw'umuntu, ahubwo ari umunsi w'imbaraga zikomeye, imbaraga zirenga ubwenge bw'abantu. Muri ibyo byose, izuba rikomeje kugaragara nk'inkomoko y'ibanga rihambaye. Kubemeraga imana z'isi, kubemeraga imana y'ijuru no kubemeraga imbaraga z'ibanga, bose bahurizaga ku kintu kimwe: izuba niryo shingiro ry'imibereho y'abantu. Ku cyumweru, imihango myinshi y'amadini ya kera yakorwaga mu ibanga. Abahanuzi bahagurutse mu misozi yo muri Perise bavuga ko uwo munsi izuba rihinduka urufunguzo rufungura amarembo y'umwuka. Abamisiyoneri b'amadini ya kera bo mu Bugereki na Roma bahamije ko uwo munsi abantu begera Imana kurusha ikindi gihe cyose. Ibi byose byahurira ku kintu kimwe: ku cyumweru si umunsi w'abantu gusa, ni umunsi w'ibintu bitayoborwa n'abantu. Abahanga b'amateka y'ibanga, abasesenguzi b'inyandiko z'ikuzimu n'abashakashatsi ku mihango y'ibanga bavuze byinshi. Bavuze ko hari abemeza ko ku cyumweru aricyo kimenyetso cy'uko abantu bagengwa n'imbaraga batabona, kandi ko imihango y'amadini yagiye ihinduka igamije kudahishura uko ibyo bintu bimeze. Hari abavuga ko umunsi wa mbere w'icyumweru ari wo ugenga urujya n'uruza rw'imbaraga z'ikirere, kandi ko ibintu byinshi bibera kuri uwo munsi bitaba ari impanuka. Intambara zatangiye kuri uwo munsi, ibigabanywa by'ubwami n'ihinduka ry'amateka. Abandi bavuga ko umunsi w'izuba ari umunsi w'ukuri kw'ibanga kwahishwe ku bushake kugira ngo abantu batamenya imbaraga zabaturukaho. Hari n'abavuga ko izuba ubwaryo rifite ubushobozi bwo gucengeza mu muntu imbaraga z'umwuka. Ku cyumweru, ubwo izuba riba rihagaze hejuru mu buryo bw'amateka ya kalendari y'umwijima, nibwo imiryango y'ibanga y'abami b'isi yose yakoraga imihango yabo ikomeye. Kuki noneho ku cyumweru hakomeje kuba umunsi w'ibanga kugeza n'uyu munsi wa none? Uyu munsi n'ubundi ufitanye isano imwe n'iyabaye mu bihe bya kera. Ni umunsi abantu benshi bahitamo ngo bawugire uw'amasengesho, ariko inyuma y'ayo masengesho habamo byinshi batamenya neza. Ni umunsi ubukungu bw'isi n'imirimo y'abantu bihagarara, ariko bikagaragara ko ari umunsi w'isesengura ry'ubwenge bw'abantu. Ni umunsi abantu bashyiraho gahunda nshya, ariko nta muntu n'umwe umenya impamvu bibaye kuri uwo munsi gusa. Hari abavuga ko ikiremwa muntu cyawuhisemo, ariko abahanga b'amateka y'ibanga bavuga ko atari abantu bawuhisemo, ahubwo ari imbaraga zindi zitorerwa mu mwijima ziheka ibihe n'ibihe. None umunsi wo ku cyumweru, kuki hari abavuga ko ari umunsi w'ukuri n'ikinyoma? Hari abavuga ko ari umuyobozi w'ukuri n'ikinyoma. Ibanga rikomeye ribera mu cyumweru ni uko uhuza ukuri n'ibinyoma, uhuza imico ya kera n'imico ya none, uhuza ibimenyetso by'amadini menshi n'ubutabera bw'imbaraga z'ibanga zagiye ziheka abantu kuva mu ntangiriro z'isi. Ni umunsi abami b'imana z'izuba bakoraga imihango ikomeye. Ni umunsi abami b'abakristo bihitiragamo kare uhumuriza no kwambika imbaraga z'itegeko rishya. Ni umunsi isi yose ikora ikiruhuko utazi inkomoko yacyo. Ni umunsi kandi w'amatabaza yo mu mwijima, umunsi w'ikinyabupfura kidasanzwe, ariko kandi ari umunsi w'ibanga bikomeye bihishe mu mateka. Ku cyumweru isi irahagarara, ariko kandi mu mwijima hari nk'ijwi risakuza ritegeka imbaraga z'abantu
mu buryo binyura mu mitima yabo kandi batabizi. Tugera ku musozo w'amayobera yacu, umunsi wo ku cyumweru ni umunsi utabasha gusobanurwa neza. Ku cyumweru si umunsi wo kuruhuka gusa, si n'umunsi wo gusenga gusa, ni urufunguzo rufungura amarembo y'amateka y'izuba n'imyuka yahishe ibintu abantu batamenya neza. Hari abavuga ko ari umunsi uhagarariye ubwami bw'urumuri n'umwijima, hari n'abavuga ko ari umunsi w'ukuri guhishwe ku bushake. Ariko ku muntu wese ushaka gusobanukirwa ukuri kw'ibanga, hari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, ku cyumweru ni umunsi uhuza umuntu n'ibitari umuntu. Icya kabiri, ni umunsi utuma isi igenda uko igenda igakurikira imbaraga zitagaragara. Nuko rero uyu munsi ukomeza kubaho mu mateka ari amayobera ku buryo burenze iby'amaso ashobora kubona. Uko waba utekereza kose, ku cyumweru ni umunsi ufite umwuka w'ibanga utandukanye n'iyindi yose, kandi wagiye utegeka amateka y'isi utavugwaho rumwe. Nubwo abantu benshi bazi ku cyumweru nk'umunsi wo kuruhuka, gusenga no gusubiza umutima ku Mana, amateka ahishwe agaragaza ko uyu munsi ufite amahuriro atatu y'amayobera: ububasha bw'izuba, imigenzo y'ibanga y'ibwami, n'imiyoborere y'isi yahindutse mu buryo butavugwa n'amagambo. Ibi bihuza ibintu byo mu nsengero no mu gihe cya kera. Ububasha bw'abami b'i Roma n'amarenga y'ibanga aboneka mu madini y'ubu. Kuva mu byiciro bya mbere by'amateka muntu, izuba ryafashwe nk'ikimenyetso cy'ubugingo, imbaraga no kubaho kutazima. Abanyamisiri ba kera bavugaga ko umuntu wese avuka ari ingabo z'ubwami bw'izuba, ko ku cyumweru ari bwo amaso y'Imana aba afunguka neza akareba isi yose. Ibi ntibyagarukiraga mu Misiri gusa, no muri Babiloni n'Abaperisi izuba ryagendwaga mu mihango ya cyami, aho umwami yashyirwaga mu ngoro z'ibanga ku cyumweru kugira ngo yemerwe n'imbaraga z'ikirahure cy'izuba. Abahanga b'amayobera bavuga ko izuba rifite urunigi rutaboneka rihuza imbaraga zaryo n'ubuzima bw'umuntu. Urwo runigi barwita umugozi w'itangira, rukaba ngo rugaragara ku cyumweru gusa kurusha indi minsi yose. Mu bihe bya kera, Abanyamisiri, Abaperisi n'Abanyamezopotamiya bose bahurizaga kuri uku kuri. Ku cyumweru imbaraga z'isi n'iz'ikirere ziba ziri ku rugero rwo hejuru, bityo umunsi ugahabwa icyubahiro gitandukanye n'indi minsi yose. Nubwo nta muntu ubivuga mu buryo bweruye, ibimenyetso byo mu buhanga bw'inyenyeri n'imigenzo yo mu musengero byerekana ko ku cyumweru hariho ihuriro ridasanzwe ry'imirasire, umwuka n'imbaraga z'ikirere bihindura uburyo umubiri w'umuntu n'umutima bihuza n'isi. Mu bigaragara amateka y'isi, hari ikintu gisa naho kirengagijwe. Umwami Constantine w'i Roma niwe wahinduye ku cyumweru kuba umunsi w'amasengesho n'imihango ya gikristo. Nyamara uyu munsi wari usanzwe ari Dies Solis, umunsi w'izuba. Abanditsi b'amateka bavuga ko Constantine yabikoze kugira ngo hubakwe ubumwe mu bami, ariko abahanga b'amayobera bo bavuga ikindi kintu cyihishe. Bavuga ko yageragezaga guhisha ihuriro rihambaye hagati y'ubwami bwe n'imbaraga z'ubutware bw'izuba. Mu nkuru zivugwa n'abashakashatsi bo mu mabanga y'i Roma, hari icyegeranyo kitavugwa mu manama rusange cyerekana ko hari abahanuzi bavuga ko umwami uzashobora kuyobora isi yose ari uhuza imbaraga z'Imana n'iz'izuba. Bivuga ko Constantine yabonye ko kugira ku cyumweru umunsi wihariye ari uburyo bwo gushyira iryo hame mu buzima bw'abantu bose, butavugwaho rumwe ariko buguha umwanya wo gushyigikira ingoma ya Roma n'ubutware bwayo. Uyu munsi abasesenguzi baracyahatangira ibibazo byinshi. Niki cyari gihishe inyuma yo guhindura umunsi w'amasengesho? Niki byari bigamije mu rwego rw'imbaraga z'ibwami? Kandi niki ubu abantu bahindutse bakibagirwa ko ku cyumweru cyashingiwe ku mbaraga z'izuba z'imyaka ibihumbi? Hari abavuga ko iyi mpinduka yakozwe nta mpamvu y'idini, ahubwo ari umushinga mugari wo guhuza abantu ku mbaraga zimwe zitaboneka, imbaraga z'izuba, umwuka udashira uganisha ku buyobozi bukomeye bw'ibwami. Urebye imico y'amadini menshi y'ubu, usanga umunsi wo ku cyumweru ufatwa nk'umunsi wo guhura n'Imana, ariko abantu bake nibo babizi neza, bazi neza inkomoko y'iyi migenzo n'impamvu uyu munsi ufatwa mu buryo buhuriweho n'amadini atandukanye. Abakristu, Abayisilamu b'inkoramutima zimwe z'amateka, ndetse n'abemera imbaraga z'ikirere. Mu nyandiko z'amayobera za kera z'Abayiseni zigaragaza ku mugaragaro ko hari umunsi umwe wo guhuza imbaraga z'ikirere n'umwuka w'umuntu, umunsi izuba ritanga umucyo wiyongera ku mibiri y'abantu. Icyo gitabo cy'amanama y'ibanga cyatakaye mu bihishwe by'amateka, ariko ibice bike bisigaye bivugwa ko byerekana ko umunsi w'ibanga ari ku cyumweru. Mu nyandiko zanditswe mu byihisho n'abakera, ku cyumweru bafataga nk'umunsi imbaraga zose zisubiza inyuma umwijima, nk'umunsi w'amateka yahisha icyerekezo cy'umwuka w'umuntu. Ni umunsi uvuga ngo ubugingo buba butangiye. Umutwe wo hejuru w'ibyumweru bumbatiye ubwiru bwose bw'imbere y'umuntu. Niyo mpamvu mu gihe cy'amadini yoroheje kugeza n'uyu munsi wa none, ku cyumweru habamo ibirori, ivugabutumwa, isengesho ry'ubwitonzi, byose bikomoka ku migenzo ya kera yahurizaga imbaraga ku munsi umwe.
Hari abashakashatsi babifata nk'ihuzanzira ridasanzwe. Impamvu abantu bose bakanguka ku cyumweru bafite imbaraga zitandukanye n'izindi minsi. Impamvu hari imvugo zivuga ko ari umunsi wo gutangira ubuzima bushya, ndetse impamvu ku cyumweru aribwo haboneka impinduka nyinshi mu bihe by'umuntu, haba mu byiyumviro, umutima no mu buzima rusange. Hari abemeza ko izi mbaraga zituruka ku mirasire y'izuba ihinduka ku cyumweru. Imigenzo ya kera yagiye ishyirwaho n'ubwami n'amadini akomeye. Imyumvire y'abantu yagiye ikura ku bushake bw'imijyi ya kera. Impinduka z'ubwonko zituruka ku ruhande rw'umunsi wa mbere. Impinduka z'ubwonko nazo zituruka ku ruhande rw'umunsi wa mbere. Gusa ikintu kigumye kwibazwa ni iki: ese uyu munsi ufite imbaraga zizwi gusa n'abagabo n'abagore bo mu mabanga y'amadini n'ay'ubwami? Ese ni umunsi washyiriweho guhuza abantu bose n'ubutware butaboneka? Amateka y'isi yerekana ko ku cyumweru habayemo ibintu byinshi bitavuzwe mu bitabo bisanzwe. Imihango yo gushyingura abami ba Misiri yakorwaga ku cyumweru. Abapadiri b'i Babuloni bahurizaga ku bizuba byihariye byarasarwaga mu kirere ku cyumweru. Abami b'i Roma bashingiraga ubutware bwabo ku zuba, kandi imihango yo guhabwa ikamba ikaba igomba gukorwa ku cyumweru. Habayeho imvugo irambuye mu bagenzi b'ibanga bo mu gihe cy'abajenositike ivuga ko ku cyumweru ari wo munsi abamarayika bo hejuru bakingurira umuryango w'ijuru imbaraga za mbere z'ubugingo bwo ku isi. Ibi abahanga bageze mu bucurabwenge bw'icyo gihe babifata nk'amarenga akomeye asaba gusobanurwa neza. Njye ndi Mugiramanga ati nk'ibisanzwe, aha ni ku Mayobera TV. Kwibutsa ko niba ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi birimo amayobera n'urujijo bitavugwaho rumwe n'abatuye isi, nta handi wabisanga uretse aha ngaha ku Mayobera TV. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.